twajya ngo muri abana b'ibitambambuga uryo se nta bwenge dufite ntabwo kwiza kuba ufite ntabwo wari gutinyuka gukora amakosa nk'ariya nayakoze uri he aho nari ndi hose nubwo nari kuba narapfuye se iyo uza kuba unkunda noneho by'ukuri nta nubwo ari kwihangana ubuzima bwawe bwose ukabubaho nta mugabo ugira ubuse wowe upfuye ko nta wundi mugore nashaka ariko byose byatewe n'umuryango nashatse ibintu byabaye ntabwo ari amakosa yanjye nta kibazo mwana none kuki udashaka ngo twicare hamwe dukemure ibibazo byabaye tubishakire igisubizo ahubwo nkaba ushaka ibintu byihangana urabona ibintu byazageza ryari ni amakosa yanjye cyane amakosa y'umuryango nisanze njye nasanze mufite gahunda mugenderaho oya nta makosa yanjye ntayanjye rwose byose n'igihe wabiteye none kuki binshurikira kandi nta ruhare mbifitemo imyaka yose twabanye wari bwigire ubona ndarikira undi mugabo ese ko numva uvuga nkaho ushaka ko twiyunga urumva nakubabarira yego bibaye byiza ubyifuza twakosora ibyabaye twiyunga ubwo wabyemera nkungira nko kubera umugabo ikibazo se kiri nagira ngo bambara guhangisha urumva ngewe atari ngombwa nta mugore ugishaka none bivuze ko ubuzima ubaye urishimye uratuje nta kibazo ufite njye ndimo ndakubaza niba ukeneye ko twiyunga njye ku giti cyanjye ndabikeneye birimo amafaranga se ari njye n'amafaranga se nicyo ushyize imbere urifuza iki bea nta kintu kuri njyewe kibaho cyandutira amafaranga nta na kimwe aho Jaco mu buzima bwa bundi baba warigize unkunda hari sinye nyinshi nyereka mbona ko n'imyaka yose twamaranye ushobora kudahana n'agaciro ko ndi umugore wawe ku buryo uvuga ko hagati yanjye n'amafaranga wahitamo amafaranga shubite so nzi neza sinabwo uramenyana umukuru y'umwana ari ejo hoze ndi kureba agafilime k'umumama wikoze mu nda kera gutya yica umwana we atabizi ngari gushaka kumenya amakuru ngo y'abantu ngo bari kumugendaho abayisha umwana we kubimenya yagiye arasara yatoragura amashashi akarya ibinyabwoya swegegera ibintu byose byo mu muhanda akajya arya noneho akantu kansekeje yagize gutya ngiye nk'umuntu baramutse cyane kibi nimba wumva icyaha cyaramukuru gushuraga mu mutima nimba ari nk'Imana nyine bimufatika yo agafilime mbese imbere yawe meze nk'irobo sindi umugore wawe ntacyo mvuze nta nubwo nkeneye ubusa uri amafaranga usanga yaguteguriye ibiryo amafaranga muraganira amafaranga nabyarana bimeze bite ku buryo mva ko amafaranga nduta uba ari umuntu ufite ubwenge uyu munsi wa none wakabazi ko amafaranga akora ibintu byose erega nanjye amafaranga niyo yamuye iwacu ubundi abakiri mwabaye gute nicare macu ariko si ngombwa kwirirwa nkuzi ubuse kandi utanze amafaranga nayo namenye kandi amafaranga arahari muzagura indi ibintu byose mwavugaga nabumvaga Imana yabahaye amahirwe yo gukundana ishyira urukundo mu isi ariko mwebwe inzangano nizo muri gushyira imbere mwakundanye ko mufite amahirwe yo gukundana
Ako mukoko numva ushyanuka cyane bite? niko Imana yangize nanjye nisanze ndi mushyano Kandi mushyano ujya inama bakuruta hari igihe umuntu utamurusha ubwenge vakanwa aguruka imbere usohoka ugende njye hehe we wagira ni serwakire nta muntu njyewe ujya umenyera muri ubwo buryo maguruka imbere se uku ndeba narapfuye napfuye magaze nta muntu ujya umwanga ntaki rero ndeka were kumagurutse ngiye nkorerwamo n'umwuka w'Imana ijambo ry'Imana avuga ngo mukundane nimukundane mugifite amahirwe kandi mubyumve n'umwuka wera uri kunkoresha kandi kumbwira ngo ngende ndeka n'ubundi nzagenda mpfe pfuye navuze ko nazagaruka ndi umuzimu kuvuga ibyo nibagiwe utumwe nandeze na Yesu Kristo wapfuye akazuka akagaruka ntimuzi ibi pe ntugira gutya akamena amaraso ye n'ukuntu umwana nawe umwana yari afite wenyine aramwishisha ariko nawe ntago byamuviramo amahoro yajyaga aradasinzira amajini akajya aramutera mu ijoro muturuka mu bikuta ese wiriwe neza shira wanjye niriwe none ko inkuru iba iyo filime se mbona yegereje umutima siko ushatse nko kuba iryo gini nuko nyine urumva yarambabaje umuntu areke umuntu hamwe ushatse gusobanura ushatse gusobanura iki kuri kwiyigimisha biri bimeze bite ariko se kumwe zateka ibintu neza Ayo kumeze neza meze neza shuba nta kibazo na gito ufite ntacyo okay aho ni bon sumu yawe mamagara nshaka iki koko Allo meze gute nawe urankunda ariko erega urukundo rwawe kebura narubonye ndarureba ndarwitegereza uziko nararufirinze se ureba muri iki gihe nsigaye numva ntagishaka umuntu ngo dukundana umuntu yirirwa uniryarya mbeshya ansekera kandi mu mutima we huzuye ubugome ushaka wandika nkatuza nta kibazo shawe inkunda mbabarira iki gihugu cy'u Rwanda kirimo abakobwa benshi beza wakundana nabo noneho bibigoryi batazi no kwitegereza ngo barebe ubugome bwawe oya ibyo byiyorere niba ari byo wari umumagariye ntabwo nyishaka gukundana nawe ngiye nkeneye kwitekerezaho nkaruhuka nkafata time nkanatekereza ku bintu wari warakoze nkanisubiraho kuko iki kintu cyongeye kumbaho mu buzima nababara Keyi ndagira ngo untege amatwi unyumve neza uri kunyumva cyangwa iyo mvuze byinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi nakubwiye ngo Gigi azibeshya amenye ko ndiho wowe na kiriya kihungu kirekire ntazi uko kireshya muzambona nibwo muzajya mwabona igisubizo wa nyawe ubu narabihoreye nacishije make ariko mwirwa mumenyera kupa gato mbanze mvugane n'uyu muntu uko gisubira ubu nawe ugiye kunzanaho amarangamutima yawe ko mbona igihe uhora uhangayitse igihe cyose uhora ukambije impanga ufite ikibazo ki mu buzima mu mibereho yawe ya buri munsi ufite ikihe kibazo akundi urumva se we uri gutekereza iki ari nje yoboye kano gakundi kahangaha nkahitamba konse nanditse urumva njyewe asifiwe generali muri sosi sindaba konse none feruje akana keje ubundi ko mu misa shaka kuba konse
ariko urumva ni njuzi ibyo hanze urumva abakonsiye baba bakenera no kuko hanze mwa uraza uri hanze wewe urumva kubera ko abakonsiye bagira guca bakanasurwa rimwe na rimwe nyine aya ntabwo abakonsiye rwose ibyo byibagirwa bishyira ahandi nyamara nje mfite amakonegisiyo najaja ndabahuza n'abajamu kwaje uraza urwana n'abajama banza urwane n'ibyasusu urwane na kire urebe ko pozo yaza cyangwa burajya ngo bakubenike mu bijore ibijore bisoko nuko nshaka kuba konsiye we waka kantuze se ahangaha ni nge generali ariko muri iyi nkuru hari uburyo uramutse uzi nko kwica ukaba warishe nk'umuntu kuko ntabwo waba konsiye uri idage oya ntabyo kwica ibyo nibyo tubyibare nta nubwo bikijijwe gusa birakijijwe none ubwo urashaka kuba konsiye ugira udasakuriza noneho ntawe ukuvuga udusakuriza ese buriya ni ugusakuza ni ukuri reka mbaragize imana nk'ubu nkawe kuba wazindutse rwose utababara nk'umugongo ni ukubera ko mba nagusengera nawe kuba usinzira neza kuri aka kamatera ni uko mba nasenze ese feroje bazoma izo nkora ugiye muri gereza kangahe kana ni akambere da konsiye ifunzwe rimwe ngiye marayika w'izi nkuta uzi abantu bansizemo hano uko bangana uzi abakonsiye twahuye uko bangana ufunzwe kangahe naye sinzi umubare ayo nguyo mane sosa ni nk'imuhera hano ni mu rugo ariko nta muntu wa konsiye y'igicucu nkaho ngo ntirirwa nsenga wabuze impamvu abantu baza muri sosa ntawe mbizi ukeka ko nta izindi gereza zibaho ku buryo bakuzanye muri sosa jewe ntabwo mbizi ariko uko biri kose nzi ko hari imana izanura ahangaha kimwe nawe reka muri ahangaha uri n'ubwo utabuze uko uzahasohoka ariko hejuru y'ibi ngibi byose hari imana itabara hari imana ikiza hari imana ifungura abantu hari imana ituma abarwayi bakira iyo mana ngewe nyisenga ntabwo yanyumvishije ariko ntabwo rirarenga iyi gereza iyi ngiyi ubona turi iyi sosa ubona turi gereza y'abicanyi gereza y'abantu batagira umutima ntukajya ubona abantu baseka ngo ugire ngo ni imikino wari wajya mu kandi umukumba wowe uzi ukuntu ubuzima bwaho bumeze cyangwa ubona hano twarabidebekeje twarabyoroheje ukagira ngo niko bigenda ubu ngubu twebwe turabona beza hano ugabanya ubugoryi nta kintu uzi ariko reka mbabwire nubwo twihebye twese tutazi igihe tuzasohokera anje ndebe nawe sohoka ngewe ko nta muryango ngira aha ni iwacu uyu niwe mama uyu niwe data aba nibo bana udasohoka ngewe wasaze hafi ibiryo by'ubuntu matera ntishyuye inzu ntishyuye ubuzima hanze hano niho iwacu hareba uhamenye ariko bera aka kanya feruje wibagiwe ukuntu konsiye wavuyeho wajyaga kuraza kuri sima none ufite akamatero urimo urasaka uko biri kose rata reka ibyo ngibyo tubyihorera ariko nzi ko hari imana kandi ishobora byose ahubwo reka mwibarize rata rasifi nese umuntu akubwiye ukumva ukora iki uhita ubisiba mu bwonko bwawe bikakuvamo igisubizo narakubwiye ngo nta mwanya ngera wo gusekana n'abagome nk'amwe igisubizo uracyari muto guhora na mukusha uzasazira imburagihe wowe kutarasaza wiwe warisha abantu kutarasazara nta muntu nishe sawa rero byaragaragaye ko ubu ngubu abantu bose bapfuye mu gihugu niwe wabishe wowe na Gigi nta muntu twishe isubi niwo twibeshyeho nyuma biranga nyine kandi uracyariho sinzi impamvu ntukanambye rwose jya umbabarira ubugambo bwawe gisubizo ese ufite ikibazo ki mu buzima ntabwo ngira ibibazo buriya murana ibisubizo nk'uko nyine izina ryanjye ribivuga igihe cyose uhora na mukushi uhora ukambije impanga nagushihura wowe ukambije nagushihura haramutse nzagushihura iyo ndeshyo nkayigabanya ese wabikora gisubi wese ko watinyutse kwica abantu ko watinyutse kuniga nzahora mbikwibutsa arega gisubi nje ntago n'imfura yawe nuyibyara nzayibiba nje ntago nkwangirira mba ngira ngo twumvikane nk'abaryi b'imbuto izihe mbuto bwari mwajya ugerageza ukumvikana mba na dilu njye ngirana n'abagome
mba naje kwiyicarira mba nagiye kure y'abagome nkazanga ariko sinzi gashyiga igushyigura ikugwisha ahantu se uzajya wegera abantu erega cyo wegera abantu uganire n'abantu ibintu byo kwigunga guhora urakaye byaza kugiraho ingaruka mu buzima gisubi cyangwa igihe yakubwiye ngo uzundebe mba nkugira inama nk'umuntu mukuru erega ntabwo ari igihe untumye mbona uri mukuru wabaye gitowe wowe uramutse umenye ko hari umuntu ukeneye ubufasha bwawe sibyo ariko ukaba uri hano utasohoka ngo uje kumufasha wagenda bite harashatse babaza yaniga yo mu ijoro ry'uhamagara kaboreye uriye imenya ibintu byose buriya mani nubwo njye nabyizera cyangwa ngo bishyire mu bwonko bwanjye mbe mbikurura nyine biba uburyo uriya muje amakora ariko bajya bavuga ngo arasubiza tu gerageza mwiyambaze yagusubiza nta kintu atagufasha ntabwo ari umujyamarega gikunga imana harya ngo muri nyine ubu ntabwo uzi ko hejuru y'ibi ngibi hari imana maze kubikubwira rero utajya wabona umujama mani uzi twebwe dukora baravuga ngo hari imana isubiza hari imana itanga ibintu hari imana itanga ubuzima bwiza ibyishimo amahoro mwese nyine ko mbifite muri sosa ubwo rero sosa ni ibintu byose uracyafite inzozi zo gusohoka nyine mva impamvu nari nyibubajije siko naraye nongeye kurota mama bwa kabiri none se Shenge nyine nagiye kubona mani karame sikana ndimo numva indirimbo z'inyoni uzumva heza zumva mu mutwe ziririmba zisakuza sinumva se undi nanjye ndi kuzumva tubyine oya gusa ufite imbaraga zo kubyina inyoni ni ziriya zose ziri gusakuza zo zihorere urashaka kubyina uze kuko Gigi twabyina iki twabyina iki akana mani karame ka Gigi gasigaye gatera munda kaba kari konka kari konka ya kabyina uri kumva gatera n'ejo bundi karateye bimaze igihe kingana iki Alex bahena hari nande bimaze igihe kingana iki ni rimwe na rimwe moni karame uzi yuko ntukakubiteho ariko Gigi uzi yuko Gigi amazemo umwaka n'igice hano kandi kuva yajyamo yari ataratangira guteba nubateye ariko nyagasani wubahwe we ugeremo n'izatera ntabwo wari uhari imana ihimbazwe iyo myaka yose ntabwo yateraga umwana niyonkaga umwaka n'igice Gigi Gigi wawe amaze imyaka yose iyo myaka yose mu nda kuva yakwinjira mu nda ni umwaka wonyine n'igice umwaka n'igice uguze ukuntu ungana uwo mwaka n'igice Gigi cyangwa uri kubicurika none se hasigaye ingahe cyangwa n'amezi n'ukwezi kumwe n'igice ni umwaka n'igice ubwo uzi umwaka n'igice amezi yayo amezi 18 yose utwite Gigi ariko nyagasani ubwo se Gigi urabyibuka cyangwa uri kumbeshya Gigi ntakabeshya ubu ejo bundi nibwo watangiye kumva atera utugere mu nda kabyina za ndirimbo z'inyoni ntabwo ubundi wajyaga umwumva ubu nibwo mba mwumva ngo ushireho gutwi wumve ukuntu kabyina kanumve ko gatera wakubise kari gutera kari muri
ariko mana ujye ukareka maze wishime nikajya gatera ujye uririmba ukaririmbire uva ugaterera ukaririmbire nka twa turirimbo tw'inyoni sibyo ni byiza ngaho mubwire mukurikije izo nzozi mbabwiye ariko mvugo bisobanuye reka mubwira ikintu gishoboka muri iyi nkuru hamagara bamaje bato nta kintu atagufasha mwiyambaze upfukame ariko uvuge gake none handi sinaraniwe ngiye kuruhuka mfite ibintu byinshi byo gutekereza hari utuntu ngiye gutekereza muhamagara aragufasha uzane amakuru kugira ngo amakuru sinyafite noneho amakuru hari ayundi nayo nizere ko uje kumenya nziza uyu munsi ntabwo wongera kundakarira nakoze ibishoboka byose mbasha gucurakinga wa muntu yakoresheje ariko mu buryo bugoranye cyane nabashije kumenya lokasiyo nabashije kumenya agace aherereyemo umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki Mana